Yego, abatuye mu karere ka Nyagatare barashishikarizwa kubungabunga urusobe rw'inyabuzima bakanibutswa ko nta muturage n'umwe wemerewe gufata icyemezo cyo kwica inyamaswa ku giti cye yitwaje ko imubangamiye. Ubu ni bumwe mu butumwa bahawe n'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB nyuma y'aho inyoni 10 zo mu bwoko bw'imisambi ziciwe muri aka karere ka Nyagatare. Inkuru y'ipfa ry'iyi misambi 10 yamenyekanye kuwa gatandatu w'iki cyumweru cyashize, hanyuma rero ukekwaho kuyica ni uwitwa Sindikubwabo Jean Marie Vianney, kuri ubu ari mu maboko ya RIB kuri sitasiyo ya Rwempasha. Abaturage basanzwe bahinga mu muceri mu kibaya cy'umuvumba mu mudugudu w'inkiko mu kagari ka Rwempasha bemeza ko aribo bafashe uyu Sindikubwabo yateze iyi misambi umuti wica ku buryo yahise inapfa nyuma yo kurya ibigori yari yayitegesheje bikarangira ashyikirijwe inzego z'umutekano. Reka twumve ubuhamya bwabo babyivugire. Uwo ni ukuvuga ngo twari turi Kazaza turi mu kazi ejo, hanyuma hano baraduhamagara, twahamagara n'umugabo Muyango. Birangiye Muyango aratubwira ati nimuze mumfashe hari ikibazo ngize aha ngaha muri 24, hanyuma turaza. Ubwo tuje ngombwa ko dusanga umugabo amaze gufata imisambi ayishyize mu mufuka. Umufuka yari amaze gushyiramo imisambi 6. Nyuma turagaruka tugeze aha ngaha yo yari ifite ku muhanda ruguru hano, nyuma turaza tuje dusangamo hano haguyemo indi dukuramo 4. Biba ngombwa ko tuyifata nayo tukayitwara tukayishyira kuri moto, biba ngombwa ko duhita tumuzamukana tukamujyana ku murenge byihuse. Iyi sambu niye ntago ari umuhinzi w'umuceri. Akazi kiwe nako gutega ibishuhe hano mu gishanga. Ubwo mbega ibiguruka nibyo yicururiza. Ubwo ngubwo yaje hano aje gukera umuceri, aje gusarura umuceri, utaruwe ashaka akazi. Ariko anaje aje gutega. We yaje aje gutega nta kintu cyari kimuzanye. Nibwo imisambi yabigendeye mirahagwa, turayipakira tuyishyira kuri moto turayizamukana tujyana ku murenge. Ngo asanzwe akora ubwo bucuruzi? Ubundi bariya ni abantu bashanzwe batega ibintu by'imiti hano mu gishanga. Twarakurikiranye dusanga ngo ni Karo bayikura hakurya Uganda. Ku buryo hari n'undi wajyaga abikora turamuhiga, tumaze kumuhiga abonye tugiye kumufata araducika arirukanka arigendera. Ubu ntago abinahangaha. Uwo nuwo bakoranaga wasigaye rero. Ubona nk'icyabimuteye we ku giti cyawe si umuhinzi? Ntago ari umuhinzi. Ubona icyabimuteye ari iki? Nawe n'akazi ko kurinda? Ni n'umucumbitsi ahubwo inahangaha. Ntago ari umuntu utuye. Ni abantu baba baraturutse impande n'impande. Ubwo yararebye asanga ahafite inyungu harehare n'uburyo bwo kugira ngo iboneye nk'imisambi. Niba yarafashe isambi 10, umusambi umwe yashoboraga kugurisha nka 5. Urumva yarafitemo amafaranga. Ibyo ngibyo nibyo yabonye bimwungura, nibyo bimuha amafaranga byihuse. Ubundi se mwebwe nk'abahinzi imisambi mubanye mute? Hari ubwibonera? Imisambi nta kibazo iteye. Nta n'ikibazo iteye rwose na gitoya kuko tubana nayo aha ngaha, ibiri aha ngaha. Nta kibazo cy'imisambi rwose, nta kibazo. Ntago yona, ntago imisambi yona. Nta muntu ironera rwose ntawe. Ntawe ironera. Ibikunda kwica umuceri nibyo bishuhe byo bana bimaze murebye babimazemo. Iyo misambi ntago yabaga inaha ngaha kuko igira igihe. Ushobora kuyibona uyu munsi hagacamo nk'icyumweru ukaba uzashaka umusambi hano mu gishanga ngo ubone. Ubwo rero yari yaziye rimwe kuko imwe twese tunayirukana ngo ivemo itarya n'ibisigaye nayo igapfa. Turayirukana yerekeza ipfingiye. Hari abavuga ko imisambi bahirya umuntu inahangaha ibiguruka byose barabirya. Niko nabibonye. Kuko nukuvuga nta kantu kari kuguruka hano kataribwa. Hari abantu baje babigura cyane ndetse ubanze nabo batanze isoko baturuka za Rusizi. Baturuka za Rusizi. N'ibiyongoyongo bararya ibintu byose ahubwo ibiguruka hano mu gishanga byashizemo. Nta bikirimo rwose ndore mubekeze. Nta bikirimo. Ubwo imisambi nubwo ngubwo harabona sanze bahagaze hano ku muhanda baratubwira atari ko se nk'ubwo ngubwo mubijyanye he mubitwariye iki? Ati niba ari ibimenyetso mwatwaye nk'ibiri ndi mukayisiga. Biba ngombwa ko twese duhita yose tuyifata tukayijyana. Ubwo rero nukuvuga ngo ni muri urwo rwego barabirya n'igasoza aho barabizana bikagurwa. Ariko se ntibanatinye n'iyo Karo bategesheje ko Karo yica? Bafite uburyo, bafite uko babikora. Iyo Karo barayitega neza ku buryo itari bubice. Yaba ahubwo yabicaga basi. Burya ibica ntago bayikoraho. Birabavuna bakajya Uganda kwishaka kuko inahanga ntantu hakora Karo hano mu Rwanda sinzi nibi nahaba rwose. Yari iri mahangaha. Niho twayitoye imwe indi yayishyize mu mufuka ari ku muhanda hari. Utu duti bigaragara nk'ibimenyetso kugira ngo ayaberwa ahantu yaba yarateze.
adutegaho iki se? ni imiti bakura i Bugande bakunda kuyita ngo zakaro noneho bakayizana bagasuka nko mu mazi nk'aha ariko bagashinga nk'uduti noneho imisambi yazika nk'amazi cyangwa se bagashyiraho uduceri ikafata uduceri kunuza ku mugunguzi nk'uyu kugira ngo aze kubibona kugira ngo aze kubona aho yateze. ariko se ubundi ibi bikorwa bimaze igihe kinini? niko kazi k'urebye yakoraga abaturage niko batubwiye kuko baduhurije nk'abashinzwe umutekano tuza kumufatira hano. ese ubwo hari nka sanga? hari nka saa 9 zuzuye z'amanywa niko twamufashe yikoreye yashyize mu mufuka yikoreye ku mutwe. ariko ngo hano banahambiraho ihundo ry'ishaka. naho hari igihe bakubita ihundo ry'umuceri kazi ikarya babisizeho. ariko se ubundi imisambi isanzwe iri mu nyoni zibonera cyane? imisambi ntabwo yona ntabwo yona, ikintu kibona ni inyoni ntoya nizo bamurura, nta misambi ntabwo yona nta n'icyo yangiza. ariko ngo n'inyoni nini ngo barazirya hano biteye ubwoba. hano keretse wenda nk'abanyarusizi nk'uko babivuga ngo barazirya ariko kubera ko begeranye n'uza na Kongo ariko ntabwo turabona aho bazirya hano. Ntibabangamiye ubona ibyo bakoze bitabangamiye urusobe rw'ibinyabuzima hano? cyane cyane nk'uyu nguyu uba utega ahoramo buri gihe urumva ko yangiza ibidukikije cyane, ibinyabuzima yarabibimaze. Yakunda gutega ibishuhe rebera imeze nk'imbata mubonye hariya bigurutse mu kanya agatega n'imisambi. byagenze gute uwo muntu kugira ngo umukeke ugere naho umufata? hari abakozi bakoraga iwanjye twari tumaze kubahemba batashye, bageze imbere babona uwo muntu arimo atoragura izo za musambi zapfuye, baraduhamagara barabitumenyesha. Akunda kanya natwe tuba turamurebye abyikoreye mu mifuka. Noneho nohereza umukozi wanjye ngo agende muhagarike kuko narebaga jewe ninjye yari buncike. Aragenda aramuhagarika, nzamuka ruguru mfata moto ndaza ndabasangiriza aho bari bari. Nteye stade kugira ngo mufate arirukanka. Yirukanse rero nsanga bishobora kuza kugira ikibazo mugenzi wanjye yari yategeye mu mirimo. Biba ngombwa ko nkora ibishoboka byose kugira ngo wa muntu afatwe. Ndazamuka rero ngeze haruguru hari abakozi bakoraga muri ibi by'amafumbire, nshaka abahungu 3 bashobora kundusha kwirukanka, turirukanka tumuturuka imbere na moto turamugota turamufata. Inzego z'umutekano z'akagari Kazaza ziba ziraje, tuba tugize umugisha ku mpande ebyiri kuba dufashe umuntu wakoze ibintu nk'ibyo ngibyo no kutabibazwa kandi tutazi ukuntu biba byagenze. Nubwo umunyacyaha tuba turamubonye turanamutanga, twasaba inzego ko zimukurikirana kuko ibi bintu biradufasha. Biba hano muri iki gishanga ntacyo byajyaga biba, kubyadukamo rero bakabyangiza ni ikibazo kwangiza ibinyabuzima no ku rwego rw'igihugu muri rusange kuko biba bifite icyo bimariye igihugu kandi nta nicyo biba bitwaye bisanzwe kuko nibyona. icyo nicyo nashaka kwibariza nkawe nk'umuhinzi. Mu by'ukuri iyo mubonye umuntu nk'uriya wica izo nyamaswa yazizaga ko zimwonera, yazizaga iki? Yazirenganyaga gusa ni ubusambo bwo gushaka kurya n'ibitaribwa. Si n'umuco nyarwanda mu by'ukuri iyo tubibonye biratubangamira. Umuntu gufata musambi 10 akazica sinzi n'ukuntu yaba ari buzirye wenyine, bishobora gusoza ugasanga n'abandi baziriyeho batazi n'ibyo barya. Hanyuma se mu by'ukuri utugereranyirije imisambi yona nk'izindi nyoni? Musambi ntago yona, ntabwo ijya yona mu by'ukuri. Ubundi iraza niyo yaje ahangaha mu gishanga ntago ibigamije kuza kona, ahubwo itoragura ubukoko bundi busimbuka bwaho abahinzi bahinga buyitunga n'ubundi kuko mu buzima busanzwe ziratora. Rero iyo abahinzi barimo bahinga nangwa se basarura hari utundi nyabuzima tuyitunga itora, nicyo kiba cyayizanye. Ntago yona rwose, ntago yona. Mu byo wavuze ko hari abamureberaga ndetse rwose no gushaka kumufata ntibabishake, wowe watanga ubutumwa cyohereye kuri ibyo ngibyo kuba kurinda ibyo binyabuzima bireba nk'umuntu umwe kandi hari abandi bareberaga ibyo binyabuzima byangirika? Ibi binyabuzima rero buriya mu by'ukuri iyo ureba kangurira kubibungabunga mu by'ukuri hari icyo bimaze muri rusange kandi ntago byangiza. Kubona rero umuntu ari ahabyangiza abantu bakamurebera
mu by'ukuri yewe nasabaga ko n'abandi bose bazi umusambi nk'ikinyabuzima badakwiriye kureba hari ugihohotera bamureba ngo bamwihorere, bakwiriye kumushyikiriza mu nzego agakurikiranwa, kandi n'abandi bakabimenyeraho, kuko mu by'ukuri musambi ntacyo zitwaye, kandi ni ikintu cyiza, ni umutako w'igihugu, ni ikintu cyiza, n'abanyamahanga bashobora kuza bakaza kubisura bikaba byahesha n'igihugu amadovize. Muri rusange bifite icyo bitumariye kandi ntacyo bitwangiriza. Kubyica rero byaba ari ukubihohotera, n'undi wese wabona bimeze bityo yajya agaragaza umuntu nk'uwo nguwo. Hanyuma kandi Dr Deo Ruhagaze, umuyobozi wungirije mu muryango wigenga ushinzwe kubungabunga inyamaswa zo mu gasozi n'indiri kamere, cyane cyane inyoni z'umusambi, aravuga uko basanze iki kibazo n'uburyo bagiye gukora isuzuma nyaryo hamenyekane cyishe imisambi. Hari imisambi igera ku 10 yapfuye ejo nimugoroba. So ni ukuvuga ngo hari umuntu ushobora kuba yarayifashe agatega iyi misambi hano ho basaruye umuceri. Uyu munsi twaje hano ku iyi site kugira ngo turebe niki, dufate amakuru niki iyo misambi ishobora kuba yari. Twagiye tubona ahantu hashinze uduti dutandukanye, aho hantu twagiye dusanga ibigori, hano tukahasanga umuceri. Turi gutekereza ko ibyo bigori cyangwa se uwo muceri ari byo yaba yarifashishije ari gutega imisambi ishobora kuba yapfuye, kuko mu bufatanye n'abaturage bakorera hano babonye umuntu yikoreye imisambi 10 mu mufuka, noneho nibo babashije kuba babibona. So ahantu rero mu icyo gice cyose uyu munsi twahazindukiye turi timu nini dufatanyije n'abaturage dushakisha ahantu hose haba hari imitego cyangwa se uburozi yaba yashyize ku mbuto zitandukanye. Akaba ariyo mpamvu uyu munsi tumaze kubona ahantu hagera muri 6 twasanze ibigori. Murabona nk'uko mubona kino gishanga nta bigori bigize bihahinze, ariko twagiye dusanga ibigori, kandi noneho impamvu dutekereza ko ibyo bigori ari byo bishobora kuba bifite ubwo burozi nuko ahari ibigori twagiye tuhasanga haragiye hashyira n'ikimenyetso gitandukanye. Uyu munsi rero icyo twaje gukora, twaje kureba ibimenyetso kugira ngo tubashe kubijyana muri laboratoire, tubashe kumenya ese uwo muti umeze gute, ubwoko bw'uwo muti bumeze gute. Akaba ari nayo mpamvu dufata n'iyi misambi tukayijyana nayo tukayibaga, tugakuraho inyama zitandukanye, tukazijyana nazo muri labo tugapima, tukareba ese iyi misambi mu by'ukuri uburozi bwayishe ni ubuhe bwoko bw'uburozi. Mu makuru babahaye bababwiye ko ariko ngo ari iyo kurya, ubundi kurya ibintu byishwe gutyo muri ubwo buryo byo ntabwo byaba bifite ingaruka ku baturage babirya. Urebye kurya inyamaswa yo mu gasozi bwa mbere yipfishije, tuvuge wenda ko igihe cyose yaba yipfishije ubwabyo, hari indwara ziva ku nyamaswa zikaba zajya mu bantu ubwabyo. Kuba umuntu yagenda agafata inyamaswa yapfuye akayirya n'ikindi kibazo, noneho kikaba ikibazo cyane kuba iyo nyamaswa yabashije kugira gute yishwe n'uburozi. Urumva imisambi 10 biragoye ko umuntu umwe agiye kuyifata ngo ayirye, ashobora kugenda akayihereza n'abandi, bikaba byateza riske yuko ushobora kumva abantu benshi bashobora kuba bapfiriye rimwe bitewe n'izo nyama bashobora kuba bari, kuko niba hari uburozi bwafashe bukaba bwishe iyo misambi, ubwo burozi umuntu agiye kurya iyo misambi, cyangwa se nk'uko amakuru twafashe abantu bagenda bayicuruza, urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane kuba hari umuntu ushobora kwicisha inyamaswa uburozi yarangiza noneho akajya no kuyirya. Rimwe na rimwe ni ukutabisobanukirwa, kumva ngo arakuramo ngo inyama zo mu nda ahita agenda azirye, usanga ari ikibazo gikomeye kutabisobanukirwa cyangwa se kutabimenya, n'abazigura bakaba batazi uburyo zagize gute zapfiriyemo. Nakangurira buri muntu uwo ari we wese cyangwa se buri muturage uwo ari we wese utuye kutaba yabasha kurya inyama zidafite ahantu azi zaba zavuye, ndetse nkaba nanashishikariza abantu bafite iyo ngeso cyangwa se bafite iyo mico mibi yo kuba barya inyamaswa zo mu gasozi ko hari ingaruka nyinshi, ingaruka zishobora kuvamo indwara z'ibyorezo, ndetse n'ingaruka zishobora kuvamo kuba wapfa utazi ikintu kikwishe bitewe n'uko wariye uburozi buvuye mu izo nyama. Yego. Dr. muratubwira wenda akamaro k'imisambi ubundi ku rusobe rw'ibinyabuzima ni akahe? Muratubwira niba imisambi ishobora konera cyangwa se kwangiriza abahinzi? Imisambi ni nk'inyoni, nk'uko dufite inyoni nyinshi
mu gihugu. So iyo bigeze ku gihe cy'umuceri, uyu muceri basaruye ahantu h'umuceri, turiya twuntu tw'umuceri tugenda tugwa hasi, ugenda ugira gute, igenda idutoragura ukaturya. Nk'uko niho ikunda konera abahinzi. Hari kesi zigenda zigaragara yuko imisambi ishobora kona nk'uko izindi nyoni zona, ariko bitagize gute, bidakabije cyane. Ariko nanone uyu muntu wateze imisambi nk'uko abaturage bose bari hano babitubwiye, ntago ari uko imisambi yamwoneye, ahubwo nuko hari haragize gute, nuko hari we niko kazi kakora, mbese ni nka business yo gucuruza inyama. Ku bijyanye n'akamaro imisambi imaze, inyoni y'umusambi ni inyoni nziza buri muntu wari we wese yakwifuza kuba yabona cyangwa se mu bwiza. Ariko kandi twababwira ko kuba ibarura riheruka ry'umwaka wa 2023 ryaragaragaje ko mu gihugu hose hari imisambi 1216, ndetse akarere ka Nyagatare akaba ariko kiganjemo imisambi myinshi, kuko kuri ubu gafite imisambi barirwa muri 370. Dr Muvunyi Richard ushinzwe kubungabunga urusobe rw'inyabuzima muri parike no hanze yayo muri RDB avuga ko nta muturage wemerewe gufata icyemezo cyo kwica inyamaswa ku giti cye, ahubwo aba akwiye kubigaragariza inzego zibishinzwe mu gihe iyo nyamaswa yaba ibangamiye uwo muturage. Turifuza yuko abaturage cyane cyane barushaho kubungabunga ibidukikije, kubungabunga ibyo binyabuzima, bagakomeza kuduhereza amakuru ku gihe. Ikindi nanone bakaba ijisho rya mugenzi wundi. Nyuma iyo habaye amakosa nk'ayo, hari amategeko nayo bagomba kuyamenya, kubera yuko ayo mategeko arabareba, kuko iyo habaye ibyago nk'ibyo ngibyo cyangwa se hari bamwe bashobora kuba babikoze nkana, inzego zirabakurikirana ndetse hari ibihano biteganyijwe bareba. Byaba byiza rero nk'uko dukora ubukangurambaga dufatanyije n'inzego zitandukanye, turifuza ko abaturage badufasha mu myumvire ndetse no kubisangiza abandi ababaye babyumva, tugakomeza gukomeza kugira ubujyanama ndetse n'ubuvugizi agiye hatandukanye. Muri Nyagatare ubundi nk'ibinyabuzima biri hanze ya parike muzi ni nk'ibihe? Hari ibinyabuzima byinshi, hari imvubu, hari inyoni, hari imisambi, hari ibitera, hari ibindi nkende, ndetse n'izindi tuzi nk'imparage, impara, ibyo byose bigiye bihari. Tugenda rero dufatanya n'abaturage. Mu by'ukuri hari bimwe biba bibangamiye abaturage, tugenda dufatanya nabo, hari aho babigaragaza, tukaza tukagira ingamba dukora zo kugira ngo byibuze tugende tugabanya ibyo bibazo. Ntabwo tugenda ngo twicare tubihorere, turafatanya nabo tukabisubiza muri parike ibishoboka. Biracyari byinshi ahantu hatandukanye, ariko natwe turimo gukora ibishoboka byose kugira ngo tugende tugabanya izo mbogamizi. Niba numvise neza bivuze ko umuturage adakwiye kwifatira icyemezo ku nyamaswa ahubwo yabamenyesha? Oya, ntabwo ibinyabuzima byo mu gasozi ubundi ni mu ndiri yabyo. Kiramutse kigusagariye, byibuze watanga amakuru ku buyobozi bukwegereye, hanyuma tugafatanya tukareba uko twabigira. Ntabwo ari byiza yuko umuturage yifatira icyemezo cyo kukivanaho cyangwa se kureba ubundi buryo bwo kukikiza. Gusa reka nkwibutse ko itegeko nimero 064 agakoni kaberamye 2021 ryo kuwa 14 kwakira umwaka 2021 rigenga urusobe rw'inyabuzima mu ngingo yaryo ya 59 ivuga ko umuntu ku giti cye ukura inyamaswa mu ndiri kamere yayo, uyigirira nabi cyangwa se uyizerereza abakoze icyaha kandi abahanirwa n'itegeko nk'uko mwabyumvise.